Mbere y'uko izi mbwa zikora akazi kagaragara nk'akatoroshye kandi kasaba ubwitonzi n'ubushishozi kiremwa muntu, zibanza kubitozwa mu buryo Assistant Inspector of Police Michel Twagiramungu ushinzwe amahugurwa muri Kanine Brigade akomeza asobanura. Hano tugira amoko agera muri 2 y'imbwa twigisha. Dufite imbwa tuba twibwagurije hano, tukagira n'izindi mbwa ziba zaje zigishijwe. Icyo dukora ari ukuzihuza n'umupolisi. Muri ibyo mbwa tuba dufite anga twibwagurije, iyo igeze ku mezi 3 dutangira kuyigisha. Guhera ku mezi 3 tuhita dufata amezi 2 tukayigisha uburyo bwo kumvira no kubaha, aribyo twita obedience phase. Muri iyo obedience phase niho twigisha imbwa kumenyerana na shebuja uyikoresha, kumenyera amabwiriza yiha, byo bita command, no kuyimenyereza agapira kuko nicyo gihembo ihembwa irimo isaka ibisasu cyangwa ibiyobyabwenge. Icyo cyiciro cya obedience yo kirangiye, tujya mu kindi cyiciro gifata amezi 4, twigisha ya mbwa yari ikibwana, tukayigisha icyo dushaka yuko izadufasha. Niba ari ugusaka ibisasu, niba ari ugusaka ibiyobyabwenge, tuyibyigisha muri icyo gihe cy'amezi 4. Iyo ayo mezi 4 arangiye, dufata igihe nk'icy'amezi 2 tuyimenyereza kugira ngo turebe yuko izakora akazi neza. Tukagira izindi mbwa ziza zarigishijwe ari nkuru. Icyo tuba tugiye gukora ni ugufata ya mbwa yigishijwe tukayihuza n'umupolisi wigishijwe mu ishuri ariko utaragira uburyo bwa pratique, tukamuhuza n'iyo mbwa agatangira kuyikoresha. Nibyo twita bonding phase. Nyuma yo gutozwa, imbwa zitangira akazi zatojwe ko gusaka no gutahura ibisasu n'ibiyobyabwenge cyangwa gukora ibindi, kandi zikabikora uko zabitojwe mu buryo butandukanye. Mu gisa n'umwitozo hafashwe ibikapu, kimwe gishyirwamo ikiyobyabwenge, ibindi bishyirwamo intwaro. Maze Assistant Inspector of Police Michel Twagiramungu asobanura uko izi mbwa zikora. Iyo imbwa isaka ibisasu, ibashije kubona igisasu, tuvuge niba yari imisaka ahantu, isaka nk'igikapu, isaka nk'imodoka, iyo ikibonye iricara. Yamara kwicara, uyikoresha uradoga handara ahita yihemba ka gapira, ikagenda. Yamara kugenda, ubwo abashinzwe ko bategura icyo gisasu bakaba bagikuraho. Izi saka ibiyobyabwenge zo zatojwe mu buryo bubiri butandukanye. Haribona ikiyobyabwenge igasharatura aho kiri, aho ikibonye. Icyo gihe uri uyikoresha, polisi uyikoresha ahita amenye yuko icyo aho isharatuye hari ikibazo, ubwo akagira uburyo ki akemuramo icyo kibazo. Izi mbwa zatojwe gutahura ibisasu, ibiyobyabwenge cyangwa zikaba zakora akandi kazi, zitabwaho mu buryo butandukanye cyane nuko imbwa zisanzwe zitabwaho. Zigaburirwa neza mu buryo bwose bushoboka, dore ko ibyo zirya biva mu Bufaransa, kandi zifite abaganga kabuhariwe bazitaho amasaha 24 ku yandi. Iyo hagize irwara iravurwa, byaba na ngombwa igahabwa ibitaro. Inspector of Police Christina Mutuyimana ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri Kanine Brigade. Ubundi mbere na mbere ukoresha yambwa, umupolisi ukoresha yambwa ari we twita dog handler, ni ugomba kumenya umunsi ku munsi uko imbwa yaramutse, uko yakoze, yagira icyo abona cyahindutse kidasanzwe akatubwira nk'abaganga. Ubwo natwe tukareba yambwa tukayikurikirana dukurikije nuko isanzwe izwi. Twabona hari ikibazo igishobora guhita kivurwa ku kanya tukayivura igakira. Byaba kandi ari ibintu nanone ubona bigoye, dufata n'ibizame bya laboratoire. Dufite ikigo cy'ubushakashatsi cya Rubirizi, Rwanda Agriculture Board, iri ya lab mu Rubirizi murayizi. Ku bufatanye nabo tujyanayo ibizame kuko nabo biri mu nshingano zabo ubuvuzi bw'amatungo, tukaba twareba niba iyo mbwa hari ikibazo ifite cy'uburwayi, twamara kubona ibisubizo yambwa tukayitaho. Iyo bibaye ngombwa nanone ko imbwa idahita ikira ku kanya bitewe na bya bizami, dufite ikindi kigo nanone ku bufatanye nacyo kiri Musanze, cyitwa New Vision Veterinary Hospital. Noneho ni ibitaro, turajyana naho bagafata ibindi bizame byisumbuye ku byafashwe. Byaba ngombwa ko habaho no gutanga ibitaro kuri yambwa, bya bitaro biratangwa,
yamara gukira tukaba twayigarura. Ubuyobozi bw'ishami rya polisi risakisha imbwa zatojwe buvuga ko kugeza ubu izo mbwa zimaze kugira uruhare mu gutahura ibiyobyabwenge bitandukanye birimo n'ibikomeye cyane nka heroine n'ibindi. Kugeza ubu mu Rwanda ngo hari imbwa zisaka ibiyobyabwenge n'ibisasu gusa. Ubuyobozi bw'iri shami buvuga ko hari gahunda yo kuryagura hakiyongeramo n'izindi mbwa zikora ibindi bikorwa birenze ibyo. Assistant Commissioner of Police Benoit Kayijuka ni umuyobozi wa Kanine Brigade. Uyu munsi dufite izitahura ibisasu n'ibiyobyabwenge, ariko turateganya ko uko ubushobozi buziyongera tuzanatoza n'izindi zishobora kuba zatahura nk'imirambo igihe habaye ibiza cyangwa se izifata abanyabyaha batandukanye. Ishami rya polisi rishinzwe gusaka hifashishijwe imbwa zatojwe ryatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka wa 2000 ubwo polisi y'u Rwanda yashingwaga. Ni ishami ryatangiye ngo ari rito kandi rikorera mu ishami rishinzwe iperereza, ariko ngo ryamaze kwaguka kandi n'ibikorwa byo kuryagura by'umwihariko kongera umubare w'imbwa zitozwa nabyo ngo birakomeje. Imbwa mumaje kwibonera no kwiyumvira umumaro wazo nahaziba. Zitabwaho mu buryo bwose bushoboka, yaba kubirebana no kuzivura ndetse no kuzitaho kubirebana no kuzigaburira. Zikora imirimo itandukanye irimo gutahura ibisasu ndetse no gutahura ibiyobyabwenge. Tito Dusabirema, Royal TV, Kigali.